Hero bavandimwe, tubyutse twumva inkuru idasanzwe nk'uko twabibamenyereje hano kuri IMVD. Ntabwo biba byoroshye, turimo turajya hano ku irebero, twakiriye amakuru adasanzwe avuga ko habaye impanuka. Iyo mpanuka rero ntabwo yari irimo abantu boroshye, irimo abantu badasanzwe, irimo abantu bakomeye. Niyo mpamvu natwe twirukanka tugiye kujya kuyireba. So nk'uko mubibona hano kuri aya mashusho, turimo tugenda tuzamuka twirukanka kugira ngo tubagezeho inkuru. So iyi nkuru ni akasamutwe, ntabwo bisanzwe ko ari ibintu byoroshye. Batubwiye ko umuntu wita Ndimbati yagize ikibazo, akoze impanuka hano irebero, niho ndimo kuzamuka baze agasozi gahari niho impanuka yabereye. So turi kugira ngo tubagezeho amakuru y'impamo, amakuru afatika, amakuru yizewe, kugira ngo buri wese agire iyo nkuru ayumve nk'ukuri, ndetse anagire icyo ayitangaho. Benshi mwagiye muvuga muti wowe uri umuntu wacu, wowe uri umuntu wacu mu buryo budasanzwe, uzajya utugezaho inkuru ifatika. So nagira ngo wowe utarakora subscribe, kora subscribe, ukore share ndetse ukore na comment, kugira ngo mujye mubasha gukurikirana inkuru zacu za buri munsi. So murumva ko rero atari ibintu byoroshye, turimo turagenda tugiye kuhagera tubereke uko ibintu byifashe muri aka kanya. Abantu bavuga bati ntabwo byoroshye, ese umuntu wacu, umusitari wacu ushobora gukora impanuka. Benshi bakavuga ko ari impanuka ikomeye, ushobora no kuhasiga ubuzima. So reka twihute tuhagere, ntukureho amaso, turagenda tukwereka buri kimwe cyose turaza kubona, kugira ngo nawe wihere amaso umenye uko bimeze. Iyi ni inkuru mbi, iyi ni inkuru mbi, ni inkuru mbi ibabaje, ntabwo ari inkuru nziza cyane ku bakunzi b'umugabo, umusitari, umuntu uzwi cyane hano mu Rwanda, ndetse abantu benshi bakurikira sinema nyarwanda barabizi neza ko ari umugabo ushimisha abantu benshi, ari umugabo ukora abantu benshi ku mutima. So rero ntabwo twagira ngo tunanirwe kubereka uko ibintu bimeze muri aka kanya. Iyi ntabwo ari inkuru yo kwicarana umuntu agenda atuza aryame, kandi tugomba kubagezaho amakuru y'abasitari uko bwije n'uko bukeye. So rero tugiye kugera ku muhanda aho bivuga ko impanuka ishobora kuba yabereye. Nk'uko mubibonamo, urabona ko turimo turazamuka, urabona ko haruguru hari abashinzwe umutekano, ndetse aho bavuga ko nyine ku muhanda uba ugomba guhagarara ukareba, ukabanza ukitonda, ukamenya ngo iyo nkuru iraza kurangira ite, irarangirira he, biragenda gute, biragenda bite. Ubwo rero nk'uko mubibona, uyu ni umudaso, ntabwo ari ibintu byoroshye. Tugende tujye kureba umuhanda, turahageze. Nk'uko mubibona, abantu barimo baragenda bagaragara mu buryo bwose bushoboka. Ntabwo byoroshye, ariko turakomeza kubana namwe mu buryo butandukanye. Muhumure, turi kumwe. Nitaza izi modokari zitaza kungonga. Abantu bose baravuga bati ntabwo byoroshye rwose. Uyu musitari wacu abantu benshi bazi,
nk'uko mubibona umuhanda twawinjiyemo, turi kwirukanka kugira ngo tubagezeho inkuru yizewe kandi yihuse. So rero ntukureho urushinge, turagenda ukomeza kubikurikirana, turagenda tubikubwira aho birimo biragenda bigera, cyane ko bavuga bati wowe uri umuntu wacu, tutugezaho amakuru menshi adasanzwe kandi yumvikana ku bantu bashobora kuvuga bati nta kuntu wajya utugezaho inkuru nk'izi ngizi zigaragara ziri live. Abantu bati izo nizo nkuru tuba dukeneye kureba cyangwa kumva, amakuru yihuse kandi agezweho. So ndaje mu kanya rero, ndaje kora subscribe, ukore share ndetse na comment, ubundi nkugezeho indi nkuru irimo yirukanka. Sawa, urakoze cyane.